umucuranzi wa mbere nkunda kandi ugira amavuta, umucuranzi uzi gucuranga, umucuranzi ucuranga gutya Satani tukaza tumukura amenyo. Umucuranzi wa mbere ni umucuranzi wa kabiri. Nibagiye umwana wiwe. Ni umucuranzi w'umupapa uzi ucuranga neza, umucuranzi wa kera, umucuranzi wigishije abantu benshi, umucuranzi utagira ubunebwe kuri senti, umucuranzi utagira amahimba kuri senti. Iyo yageze kuri senti aba yayigezeho. Umucuranzi wa kabiri numéro 2. français ni nkaho izigora ukuntu. Ni umucuranzi nzu yawe, sinzapfusha ubusibihe byo kubana nawe. Oya njyewe sinzatuza abinamba. Oh my goodness. Hello guys. Hello family and friends. Ndabaramukije cyane. Abatuye ku migabane itandukanye y'isi, yambu cyane, yambu hobe. Uyu munsi ni moto. Uyu munsi nabazaniye amakuru meza. Uyu munsi mbafitiye amakuru meza. Hajya bavuga amakuru atari ivumbi. Bavandi, inshuti zanjye. Ndabaramukije kweri mbahaye ikaze kuri Elizabeth Official. Mbahaye ikaze kuri kagacano kanyu mukunda cyane, kagacano kabagezaho ibyiza. Kandi reka mbabwire, mujye mwandika muri commentaire mutubwire ati Elizabeth turashaka kutubwira gutya, Elizabeth turashaka kutugezaho bino, Elizabeth turashaka gutya. Ibyo muzansaba nibyo nzakora, ko ndi hano ku bwanyu. Rero mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ariko uyu mwaka ndi kubonamo ibintu byinshi cyane. Imbura mwaka kandeke. Ntimukiganyire mwibaza iby'ejo, kuko iby'ejo bimenya Imana. Mukomere mushikame, Imana yacu irashoboye, irakomeye. Ntimukiganyire, ntimukihebe, ntimugatekereze ibintu byinshi mutazagwara. Ngo ejo nzarya iki, ejo nzambara nte, ejo hamenywa n'Imana. C'est tout. Naho abana b'abantu turapanga, Imana igapanga ibyayo. Nari mbifuje umwaka mushya muhire. Uyu mwaka nimba rutegereje ibintu byinshi ntibibe byarakugezeho cyangwa bikaba byarakugezeho, itegura urahetse yewe sarawe, amarira ararangiye, shima Imana. Bavandi, umaze igihe kirekire utegereje urubyaro, umaze igihe kirekire utegereje umukwe. Bakwe nabo baheze mu birere. Umaze igihe utegereje umukazana sinzi ahari, sinzi ntaraza. Umaze igihe utegereje gushyingira ngo baguhe ijambo. Ariko uriya mwaka uzabibona. Kandi hari n'ababibonye uyu mwaka habaye amakwe, uyu mwaka natashya amakwe ndaruha. Uyu mwaka Imana ko yabagiriye neza. Rero bavandimwe, uyu mwaka nabonye ibintu byinshi, uyu mwaka nabifishe ibintu byinshi, uyu mwaka nahuye n'ibyiza byinshi, uyu mwaka nahuye n'ibibi byaraje by the way, kubera turi mu isi. Kandi iyi si umwuka, iyo umwuka umaze kugenda byose bizama bihagarara. Ariko mu bihe byose turashima Imana. Imana yabanye natwe, Imana yaraturinze, tukaba tugejeje mu mwuka. Mana ndagushimiye ko ngejeje uyu munsi ngifite amaboko abiri. Mana ndagushimiye ko uyu munsi ugeze ngifite amaguru abiri. Mana ndagushimiye ko uyu munsi mfite amaso abiri abona.
ndagushimiye ko mfite amatwi abiri, ndagushimiye ko mfite amazuru agikora, ndagushimiye ko mfite intoki ubwo ni 10. Mana nkuzamura icubahiro. Ntago ibyari kumpitana njyewe Elizabeth byari bibuze. Ngendera kuri moto, ngendera mu mamodoka yakozwe n'abana b'abantu y'ivyuma zagira gutya akaduhindagura, ariko nshima Imana ko umva ngihumeka umwuka w'abazima nkiriho. Imana iracyafite umugambi. Uyu munsi nkaba nabazaniye urutonde 10 rw'abacuranzi baza bacuranga gutya nkumva sinzi, nkumva nahuye na Messi. Ariko wa Mana we, abacuranzi Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nazanye urutonde rw'abantu 10 rw'abacuranzi. Nimba navuga ko ari abancurangiye neza, nimba navuga ko ari abo nkunda, nimba navuga ko ari abarusha abandi, I don't know, gusa nzanye abacuranzi 10 bazi gucuranga, bacuranze neza, bafite amavuta, bitonda. Baza bacuranga gutya sinzi. Abo bacuranzi ngiye kubagezaho. Cyane gufite amatsiko yo kumenya abariho. Ariko abacuranzi ni benshi kandi bavandi wo ntavuga hano ntazagenda ngo ncurangire nabe ho nzataramira. Mwese nzobasha, mwese iyi topic kugeza ku mucuranzi wanyuma uri kwiga uyu munsi sente wese nzamuvugaho. Reka dutangire. Umucuranzi wa mbere nkunda kandi ugira amavuta, umucuranzi uzi gucuranga, umucuranzi ucuranga gutya Satani tukaza tumukura amenyo. Umucuranzi wa mbere ni Aimable. Imana iguhungisha cyane kuri Elizabeth Official. Mu bacuranzi bose nabonye Aimable ari uri ku mwanya wa mbere. Aimable utuye Kigali, akunda gucurangira mu makanisa atandukanye, muri Foursquare, muri Healing, mu bitaramo bitandukanye, mu makwe. Aza acuranga gutya ukumva hari ahantu ugiye, hari ahantu ugeze. Aimable niyo mucuranzi wa mbere Elizabeth Official yemera. Umucuranzi wa kabiri nibagiye umwana wiwe. Ni umucuranzi w'umupapa uzi ucuranga neza, umucuranzi wa kera, umucuranzi wigishije abantu benshi, umucuranzi utagira ubunebwe kuri sente, umucuranzi utagira amahimba kuri sente. Iyo yageze kuri sente aba yayigezeho. Umucuranzi wa kabiri numero 2. France ni nkaho izigora ukuntu. Ni umucuranzi witwa Beya. Beya azacuranga neza, Beya nta mahimba agira kuri senti. Iyo ari gucuranga, oh my God, aba ari gucuranga neza cyane. Azamfasha birenze. Imana imuhumugisha, Imana ivange mu bye, we na madamu wendutira. We love you so much. Uwo ni umucuranzi wa kabiri njyewe nemera. Bitavuze ko uwo wemera uri bungendereho, apana, njye ndi kuvuga abanje. Ariko nejo nzakora urundi rutonde rw'abandi bantu mutagira ngo ndabacikisha. Umucuranzi wa gatatu nkunda ugira amavuta, wacuranze kuva kera cyane. Mbariza mugenzi wangu se ninde? Umucuranzi wa kera pe, n'uwa kera, ngiye muzikera. Ni umucuranzi witwa Mbangutsi. Imana imuhumugisha, we n'umuryango we. We love you so much. Agicuranga neza, yarancurangiye. N'umupapa witonda. Imana imuhumugisha, Imana ikomeze kwagura, Imana ikomeze guha amavuta, Imana ikomeze guha igikundiro, Imana ikomeze umva aho wifuza kugera, Imana izahakugeza. Umucuranzi wa kane. Umucuranzi wa kane ndamukunda, yancurangiye neza, mbese sinzi ko nabivuga. Ni umucuranzi ni inshuti yanjye, ni inshuti y'umugabo wanjye, ni inshuti ya famiye. Azacuranga neza, nta mahimba agira. Musane nuko ntazi kuno baza bavuga ngo
ngo haba pade, ngo haba harya pade ni kindi harya haba pade accompagnement ni kindi nta kindi na base bamo bazi mu gucuranga simbizi. Uwo mucuranzi wa kane na solo ntagibamo. Oya solo ndakubujije niyo hanze. Okay, umucuranzi wa kane ni umucuranzi witwa Nshize Conseil. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana yivange mu byawe, Imana iguha umugore tuzataha ubukwe. Siko bimeze. Yesu akomeza kugirire neza, agushyigikire muri byose, akugwizirize ubwiza, aho uzajya ukandagiza ikirenge hose abantu bajya bamenya ko wahageze. Uwo ni umucuranzi wa kane. Umucuranzi wa gatanu umucuranzi witonda cyane, ntago nari muzi mu by'ukuri ariko aritonda. Iyo ngize bityo azama yihuta najya urusha kitonda. Ni umucuranzi witwa Bizima ucurangira hano Nairobi mu makanisa atandukanye, dukunda guhura mu biterane bitandukanye, mbese azacuranga neza. Ejo bundi twari turi mu giterane yacuranzemo Apostle Christophe yararimo aramubwira ngo ko mbanza uri umusama, none uze kumbwira umunara wawe mbanza uri umusama, mugani wa Apostle, kuko iyo micurangire yawe nta handi iva ni mu basama no mu banyabyinshi. Bizima Imana imuha umugisha, Imana imugirire neza, aritonda cyane, ni imfura, azi gucuranga. Imana yamugiriye neza, yamuhaye impano nziza cyane. I love you so much. Imana ikomeze kugirire neza. Umucuranzi wa gatandatu, kubera kunezerwa telefone yari imenetse. Umucuranzi wa gatandatu nkunda cyane, umuhungu witonda, umuhungu uvuga make, umuhungu ukunda kubyina gutya, akunda gucuranga irahe. Ayiwe muturandiye. Uwo muhungu nta wundi kera mwamumenye, uwo nyine uri gutekereza nta wundi ni Dawidi rwose. Kweri Dawidi ni umuntu mwiza, acurangira ni Kampala ni Mbarara, naho ngaho Kampala Mbarara, acurangira Mbarara. Hari icyifuzo ngira nza nifuza kuja gutaramira ahantu baza bita ese ni icaka ni he icaka ari abaza bategurira igitaramo hanze, ivumba abantu bakarirya kabisa. Mbarara nuko ni Mbarara nzaza kabisa dutaramira aho hantu. Dawidi twamusanze ku mwanya wa gatandatu. Dawidi ku mwanya wa gatandatu. Imana imuhumugisha kabisa, ujye ubikora neza, imitima y'abera igafashwa, Imana ikomeze kwiteho. Ku mwanya wa karindwi, turasanga umucuranzi, umwana w'umukiri muto cyane, ucuranga neza yitonze, ariko nawe nsigaye nkunda kubona agira gutya, yewe muza mubaha hafi tafazari, muza mubasingiriza soda. Imana ibaha umugisha. Umucuranzi wa karindwi ni umucuranzi witwa Konfi, nimba ntibeshye nawe acurangira Kampala Mbarara. Imana iguha umugisha papa, uzumfasha cyane ndabikubwiye, uzacuranga neza, uritonda, Imana iguha umugisha. Nuko nakoze umubare mwinshi, buri muntu ari kugenda nshiramo agasirimba yagiye acuranga, ariko mwumve ko mbakunda kandi mbubaha kandi nemera impano Imana yabahaye. Umucuranzi wa munani, ariko uziko nsanze abacuranzi benshi batarashaka, abacuranzi benshi baracara abahungu, none ga nimugire mushake. Umucuranzi wa munani ni Musabwa, ucurangira muri Foursquare City Light iherereye hariya Kimironko. Namushyize ku mwanya wa munani. Ni umucuranzi navugaho azi gucuranga pe, azi gucurangira amakorari, noneho hazi ikintu bita sebe. Musabwa we
Imana iguhumugisha. Umusabwa azacuranga sebene nkumva ndi mu bindi bicu, nkumva ndi mu bindi bihe, nkumva sinzi. Imana iguhumugisha, ni umuntu mwiza, aca bugufi, aritonda. Njye mfite uko mbazi nuko mbabona. Wowe rero niba ufite uko ubazi, ibyo ni ibyawe, nanjye mfite uko mbazi. Imana ibahumugisha, Imana iguhumugisha, ivange mu byawe, ukomeze utere imbere. Ejo ni heza cyane, ejo ni heza. Umucuranzi wa 9 tura musanga ku muhungu nawe ukiri muto, sinzi imyaka ye ariko mbona ari muto. Nawe aritonda cyane, azi gucuranga kweli, azi gucuranga. Hari igisimbo yigeze gucuranga, nukuri tuzanezerwa, haleluya, 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 amina. Mana we, nukuri tuzanezerwa. Ariko uyu mucuranzi ngezeho wa 9, nubwa mbere numvishe acuranga iyo nanga, ndanezerwa, ndamukunda. Yitwa Sabune, Sabune from Burundi. Mwamumenye Sabune? Sabune si muremure cyane, akunda gucuranga apfukamye, akunda gucuranga afite ifirimbi mu kanwa. Thank you papa, uzi gucuranga pe. Niduhura uzancurangire iyo njyana, nukuri tuzanezerwa, na 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 na. Kanze nyishire mu mwumve. Uwo ni Sabune, atuye i Burundi, ni umucuranzi mwiza, aca bugufi, n'umwana mwiza. Imana ikomeze kugirire neza, iguhe gukundiro, ukundwa n'umugisha cyane. Ikomeze kuguha umugisha. Mwifurije umwaka mushya muhire. Mwese abacuranzi bose navuze hano mbifurije umwaka mushya muhire. Umucuranzi wa 10, nkunda, ucuranga neza, witonda, azi kuririmba. Imana nasanze zitanga impano uko ushaka. Ari impano yo guha impano yo kuririmba, Imana ikaguha impano yo gucuranga, Imana ikaguha impano yo kuvuza bya byuma wajya kubita utya n'ibiki, drum. Imana ikaguha impano yo gufotora, Imana ikaguha impano yo koza amafoto agaca. Imana byose ngo bifite gutya. Ya ndirimbo ni niyo nyine, niyo ngo byose ngo biri hano. Umwanya wa 10 nari mvuze ngo afite impano nyinshi, azi kuririmba cyane. Turasanga ku mwanya wa Merci. Merci azacurangira Healing Worship Team. Imana imuhumugisha, aritonda, azi kuririmba. Imana ikugirire neza papa. Twakunda guhurira mu nkuro w'abera, agacuranga kabisa, agacuranga, gukora igitangaza. Imana iguhumugisha. Urwo ni rwo rutonde rw'abantu nakoze. Ejo nzakora urundi. Abacuranzi ni benshi cyane, nasize abantu benshi, nasize Bandayishimiye, nasize abandi ni bandi, seko nibagiye amazina yabo. Nasize Goko Mana yanjye, ntumbwira ko nasize Moses w'ibujumbura. Oyaye, Moses turamushyira ku mwanya wa 11 kuko nari namwibagiwe. Ariko kubera ko abacuranzi ari benshi, ntago bose navuze bake. Ejo nza ariko Moyize wumve kuri hagati yabo bantu bose navuze, kuza ucuranga neza, ugira amavuta. Imana ibahumugisha. Reka nshyiremo kagasirimba navuze, ariko Sabune we ndakabona se. Reka ngashyiremo. Hi guys, nizere ko meze. Hariya ngo kitwa gute? Ese bisirimba nta mazina bigira? Hari undi muntu nasize, mwumva agasirimba yacuranze ejo bundi. Uyu bamwita Ndayishimiye, azacuranga hano muri Assemble hano muri Kenya. Ariko abantu bandi nzongera kuvuga, nzamuvuga menshi. Imana igumugisha papa.
ariko uretse ko nta mucuranzi utazimfasha. Ndiri mana mfasha mbone kari agasirimba. Mana we twirutse imirimo yawe. Haleluya 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 amen. Ubuzima bwacu burabyibutse mana. Twibutse imirimo n'ibitangaza wakoze. Twibutse imirimo n'ibitangaza wakoze. Wabanye natwe, wagendanye natwe, wakirinze, twageze hose, twakandagiye hose, wavuganye impande zacu z'ibirenge nawe, uzikomeza kuza, ivuga iki kirekire. Ariko mana we, Ubuzima bwacu burabyibutse mana. ubuzima bwacu Twibutse imirimo n'ibitangaza wakoze. Twibutse imirimo n'ibitangaza wakoze. bavandi, reka ndekera aho ngaho. Gusa ndabashimiye mu by'ukuri abakurikiye kino kiganiro. Imana ibahe umugisha. Dukomeje kubibutsa gukanda subscribe, comment and share. Mukomeze mudushigikire cyane, mukomeze mwandike commentaire. Nawe wandike umucuranzi ukunda muri commentaire, ejo nzazana abandi. Nuko gahunda zimeze. Imana ikomeze ibibiteho, Imana ikomeze ibarinde. Mbifurije umwaka mushya muhire, uzabera umwaka mwiza, uzabera umwaka w'ibyishimo, tuzagere kure twifuza. Ibyiza byose, ibyiza ni byinshi cyane. Ibyifuzo byanjye si byo byawe gusa, nkwifurije ibyiza cyane. Imana ikomeze ibiteho. Bye, umwaka mushya.